waje umeze tese shameze neza ariko mana nari ngukumbuye umeze tese sha oya reka nongere guhobere ariko ndi kubona umeze neza sha nukuri nyine meze neza ariko kiragiye tutari twahura kigabo cyane nabonaga kigufashe nabi ariko wabaye inzobe urakeye ahantu hose sha wareka se sha wagize se kivuka no kungurira ayo mavuta sha ubwo byose ni nka hari ngiye bigo sha ni wewe ubundi ni wowe mugabo ase ubundi akana sibyo kuba ndi mubanye ariko nta n'ikintu kumariye wagize tukajya kwibanira usuzi ko mfite inzu nareka nkagenda ndareka kuza kugusanga hano hato atazanaza akaba yadusanga turi hano nawe ureke kwirengagiza imiryango se n'abana banjye karuko bagiye wowe abana bawe nzabitaho nugira ikibazo urikumva abana ngewe nzabitaho ibindi byo iki kigali none se hari icyo kumarira cyambere saha uri hahira ibintu byose ninjye biguha ni nka hari ngiye mugabo wawe n'ubundi ase nkuriya narukumva nago byaba bigaragaye neza ariko yongera unyambere uzikuntu mana narenga ukomwe ariko cyo bukoza gusa kukimana itakunyeretse mbere none se ahubwo nyine ndashaka kugira nkahita ngenda nyine ntawe urabizi ko bino nyine subizi sini karibu ni kwa kundi nyine nkuko tubigenza nari nakwiteguye ahubwo ngo inzira ni karibu none se ikindi urabyizeye ko ahantu umugabo wagiye ajye umbwiye ko agiye mu kanya sha yagiye mu kanya kandi n'inzira neza nashidikana buriya aba yawupaye nyine wize ko ahantu yagiye arahita avayo nako aratinda sore aratindayo nyine wewe wanje ubundi kintu cyose uzaza urakenera jye umbwira nge nzajya nkwitaho ariko nawe mfa kujya unyitaho nyine nk'umuntu nyine nk'ibisanzwe sibyo ariko nizere ko atagira iburetse oya vayo nawe ndaje uretse manzi ndeba ariko atagira nawe vayo ahubwo vuba batakubona vayo batakubona